Reka mbasuhuze mwese mukurikira televiziyo Rwanda muri kano kanya, ikaze mu kiganiro RSO Talk Show, ikiganiro mugezweho nanjye Ange Kaka, amahoro buri wa gatanu, ariko saa sita n'imwe n'igice z'umugoroba. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo tugiye kuvuga ku biki? Uyu munsi tugiye kuganira ku kuva ku babyeyi batwite ndetse na kwa kundi umugore ashobora kugira umuvuduko w'amaraso. Nk'ugiye tuberere ndi kumwe na dogiteri hano, abadogiteri babiri muri studio, ndi kumwe na dogiteri Jean Nyirinkwaya. Murakoze. Nanone ndi kumwe na Dr David Girushwa, ikaze muri studio. Akoze. Reka duhere kuri David. Dr David, tubwire ubundi kuva n'iki, biterwa n'iki, kugira ngo tubisobanukirwe neza. Urakoze cyane Ange kuri uyu mwanya. Nk'uko bivuze rero, ibibazo by'ingenzi tugiye kuganiraho no munsi harimo ikibazo cyo kuva ndetse n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ababyeyi batwite bashobora kugira nyuma yo kubyara cyangwa se banatwite iyo tugiye ku muvuduko w'amaraso. Ikibazo cyo kuva rero gikunze kubaho iyo umubyeyi amaze kubyara, kuko hari ibisanzwe tuzi biri normal cyangwa se mu buzima busanzwe bibaho, kuko ababyeyi bose iyo babyaye nyuma yaho n'ababyeyi yabisubira mu mwanya wayo kuva bidahagarara, ndetse umubyeyi agakomeza konsa umwana we, nyuma yaho tukaba twanamusezerera. Hari igihe rero bibaho ko umubyeyi nyuma yo kubyara ava ariko yava ntibihagarare. Icyo gihe rero iyo bidahagaraye usanga biteje ikibazo cyo cya kintu twita pari kuva nyuma yo kubyara cyangwa se PPH. Icyo gihe bigasaba ko yitabwaho ku buryo navuga budasanzwe, cyane cyane yuko iyo bikomeje bishobora kuba byavamo ingaruka zigiye zitandukanye. Bugeze ko mbaza rero tise biterwa n'iki cyangwa se ko ni ikibazo turi kubiganiraho, kuko ari ikibazo kandi gikomeye, kuko iyo turebye ku isi nk'ababyeyi babyara usanga mu by'ukuri ababyeyi babura ubuzima bwabo mu gihe cyo kubyara cyangwa se nyuma yo kubyara, abenshi bazi iki kibazo cyo kuva cyangwa se PPH nyuma yo kubyara. Biracyari ikibazo nta nubwo ari ku isi gusa, kuko no mu Rwanda ndetse usanga naho mu babyeyi tugira ikibazo cyo kuba twabura bamaze kubyara, abenshi nabo usanga byatewe n'ikibazo cyo kuva nyuma yaho. Usanga hafi ya 1/4 bose bagira ikibazo cyo kuva bityo bidahagaze bakaba babuzima. Dr Nyirinkwaya, hari ukuntu umuntu ashobora kumva kuva akibaza ibimenyetso n'ibiki umuntu ubundi iyo atangiye kino kibazo cyatangiye kugaragara, ni ibihe bimenyetso bigaragara? Njyewe ndashaka kubabwira ni gute umuntu yabyirinda, kuko ni indwara iteye impungenge nyinshi kandi rimwe na rimwe utashobora no kubigarura. Rero ikintu cya mbere kiri ngombwa kandi nifuza ko abadukurikira babyumva neza, ababyeyi bagomba gukurikiranwa mu bitaro kandi mu buryo buhanitse, kuko bagomba kugisha ibipimo bakamenya uko amaraso angana. Niba afite amaraso makeya, icyo gihe agomba kwihata kugira ngo arebe ukuntu yazamura ayo maraso. Kuyazamura rero ni gute? Ni ugufata nk'ibinini bya fer, akazafata umwanya uhagije. Hari ukuntu njya mbona babaha siro y'iminsi 15, ibyo ntacyo bimaze. Faut kubifata mu gihe kirekire, nibura amezi 3. Binashobotse niba wari ufite amaraso makeya nka hemoglobine yo ku 10 mg/dl, akaba yafata igihe atwitse amezi 9 yose. Icyo kintu ni cyo kintu cya mbere ngiye mbona kiri ngombwa. Umubyeyi agomba kugerageza kureba azagira igihe cyo kubyara afite amaraso ahagije. Ibindi rero ni ukumenya ko abantu igihe wipimisha bagomba gupima bakareba niba group sanguin, ubwoko bw'amaraso, kuko bibaye ngombwa ko baguha bazitera amaraso ntibagende, birafasha deja kugira ngo umuntu amenye naye amaraso bagomba gushaka, naho bazongera kuyapima bagiye kuguha amaraso. Hari ama examen yo kureba niba amaraso ya coagulation kwikama, nabyo abantu bagomba kubimenya, kureba niba nta kibazo ufite cy'umwijima, niba nta bibazo bindi. Murabyumva rero ko buriya igihe umubyeyi atwite bagomba kugira examen
ihagije. Ni nk'uko nkunze kubigera kubisobanura nk'ababyeyi, ndavuga ngo inda gutwita ni urugendo. Niba ufite imodoka ugiye ku rugendo, ntabwo uzagenda muri safari utarebye niba ufite esanse, niba ufite biki, hari ibipimo bigomba gukorwa kugira ngo ugire assurance y'uko uzagera aho ugomba kugera. N'ibyo rero ni ikintu kiri cyangombwa, kuko hanyuma rero no kuganira n'umuganga, muganga akamenya niba warabazwe, esike wabazwe ahantu hasobanutse, kumenya niba mu kubagwa nta bibazo wagize, kuko icyo gihe ushobora gusanga amara yaragiye afatana, kureba niba nta bindi bibazo wagiye, umubare w'abana wabyaye, niba ari abana benshi, niba nta bibazo byo kuva mbere. Ubu rero ndatanga impamvu zimwe zitera kuva, niba utasanzwe ubyara abana banini, niba utasanzwe uva, kuko hari ababyeyi inda ishize yabyaye arava, uwo mubyeyi ugomba kumukurikirana hafi na hafi kugira ngo ubyirinde. N'ubu nibyo nashaka, niba asanzwe abyara abana banini, nibyo. Dr. David Nyirinkwaya, Dr. Nyirinkwaya amaze kutubwira ko hari bimwe mu bimenyetso umuntu agenda ahura nabyo, uretse ibyo amaze kuvuga, none ni ibihe bindi nanone mubona cya gihe umugore amaze kubyara ugahita nibuka kigira umuntu agiye bita agira cyo kibazo? Yego, urakoze cyane. Buriya nk'abaganga, nyine umubyeyi wese dukurikirana igihe atwite, igihe agiye kubyara, wese tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo atagira cya kibazo cyo kuva. Nk'umubyeyi wese rero umaze kubyara, aho yabyarira hose, yaba ari ku kigo nderabuzima, yaba ari ku bitaro bikuru, wese iyo amaze kubyara abaganga hari umuti bamuha, agashinge buri wese bamutera ko kugira ngo gafashe ya nyababyeyi kongera kwegerana. Muri uko kwegerana rero bituma ya maraso ahita ahagarara, ntakomeze kuva. Icyo ngicyo tugikora kuri buri mubyeyi wese. Nyuma y'uko bitangira rero, ibyo byabayemo ubundi, kuko ku isi hari ikibazo cy'uko ababyeyi benshi babyaraga bakava ntibihagarare, bibagerageza kureba impamvu kimwe mu bintu bishobora gukorwa kugira ngo babigabanye, baza gusanga ibyo bintu bikozwe, mu by'ukuri hari abenshi cyane dushobora kugabanya ibyago byo kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ibyo rero mu Rwanda ni n'amahirwe ko mu Rwanda hose birakorwa, aho umubyeyi hose yabyarira, keretse wagize ikibazo cyo kuba yabyarira mu rugo. Ikindi dukora ni uko umubyeyi maze kubyara tugerageza kumva kuri nyababyeyi, turayumva buriya n'umubyeyi ndetse abashobora kuyumva kenshi, turabibabwira bakagerageza kwikora ku nda, uba wumva niba irimo iragenda ikomera cyangwa se ikomeje koroha. Iyo rero twumvishe ikomeje koroha, aho ngaho biba ari ikibazo. Ni naho akenshi tugerageza no gukomeza kuyimasa cyane, kuyikoraho, kuko umuntu ayimasa nayo ishobora kugera aho ngaho ikagira bwa bukomere buba bukeneye kugira ngo kuva bihagarare. Iyo ibyo ngibyo byanze, tubona ko ari ikibazo, tukaba twakongera ndetse tukagerageza gutanga imiti. Ikindi gishobora kubaho, kuko ntabwo ari ubworozi bw'ababyeyi, hari nk'igihe hashobora kubaho n'izindi mpamvu, tugerageza kureba isi ya nyuma yose yasohotse uko bikwiriye, nta gice cyasigayemo, cyangwa se nta n'ahantu umubyeyi yaba yangiritse arimo arabyara. Ibyo ngibyo abaganga bose baba babizi ko ari kimwe mu bintu bagomba gukora mu rwego rwo kureba, rwo kugerageza kubona impamvu yo kuva. Ibyo ngibyo rero nibyo navuga by'ingenzi dukora kwa muganga. Noneho ikindi nacyo navuga nuko ubu ngubu iyo uje kwa muganga kenshi usanga tunavuga ngo umubyeyi aze kubyara ariko bari kumwe na famiye, bari kumwe n'uwo bari kumwe, ashobora kuba ari umugabo we, ashobora kuba ari mama we, ashobora kuba ari inshuti ya hafi, buriya bose turafatanya kuko tugerageza kubasobanurira ibyo byose, twabwira tuti iyo umubyeyi yabyaye bigomba kugenda, agomba kuba ameze gutya, tukamenya yuko byose byagenze neza. Ariko iyo hari aka ngaka, nawe nk'umuntu uri kumwe n'umubyeyi cyangwa se umubyeyi we, ni byiza yuko bimenye. Ni hahandi tuvuge niba yahinduye ibyo yambaye hasi, abonye amaraso akomeje kuza, turamubwira ati uhita utubwira. Kandi ikindi nanone kiyongeraho nuko tuba dufite abaganga bagenda bapima bya bindi twigeze kuvuga, umuvuduko w'amaraso, hari umuvuduko w'amaraso ariko hakaba n'umutima uko utera. Ibyo bipimo byose bidufasha kuba twamenya kuko niba hari ikibazo no kuba twagira icyo dukora. Yego. Dr. Nyirinkwaya, umuntu ashobora kwibaza se umugore uwo ari we wese ufite gahunda yo kuza kubyara cyangwa ufite inda igiye kubyara, igiye kwibaruka, afite ibyago ryo kugira icyo kibazo cyo kuva bitabijeje?
nicyo gituma mbwira ko ari ibintu biri ngombwa ko ababyeyi bisuzumisha kuko ku isi yose ni ikibazo cya mbere gitera impfu z'abagore. Noneho tubwire ku mugore nawe ufite icyo urumva niwe biba bigomba kubaho abigenze kugira ngo yirinde kuzaba bikabije. Icya mbere yisuzumishe nk'uko Dr David yabivuze, hari inshuro agomba kwisuzumisha cyane cyane mu ntangiriro z'inda zo gutwita, hagati kandi n'ukwezi kwa nyuma yo kubyara, ntazaze nyuma y'amezi 3 ngo nje kubyara. Nibura mu kwezi kwa nyuma mu byumweru 2-3 mbere yo kubyara, nibura abe yarebye umuganga agomba kumubyaza kuko impamvu nyinshi mbona ifuko agomba kugenda kureba abajenekologe cyangwa abaganga bakazamubwira wowe ko tubona situation yawe imeze ushaka kubyarira muri centre de santé kuko nta kibazo tubona ufite, ariko wowe nyamuneka wirinde kugenda kubyarira muri centre de santé. Genda muri centre de santé ubabwire yuko muganga yakubwiye ko byaba byiza ko wabyarira muri hôpital kuko aba yabonye ko ushobora kubagwa, kuko mu mpamvu zo kuva hari no n'ingobyi guturika. Ingobyi ishobora guturika kubera ko inzira z'umwana yanyuramo zitameze neza cyangwa yuko umwana atari muri position imeze neza, ugasanga ibibazo bifite amahirwe menshi, niba ari uko bavuga amahirwe, ariko afite ibyago byinshi yuko byagenda nabi akakomereka mu nzira z'aho umwana anyura, ibintu nk'ibyo. Rero nicyo gituma mvuga ko impamvu ya mbere ni kwisuzumisha kandi ntazibagirwe kugenda mu kwezi kwa nyuma ko kubyara kw'inda. Reka noneho turebere hamwe inyuma ibi byago byamugezeho, ntekereza ko mu mutwe hari ukuntu bihinduka kumva ko ari kuva bikabije, icyo gihe umugore cyangwa umuntu urimo kubyara mufasha gute? Yenda uvuze neza cyane kuvuga mu mutwe, ntekereza ko ngo ni ukuvuga ngo ni izindi ngaruka cyangwa se ni gute byakungabanya mu mibereho yisanzwe. Nk'uko twabivuze, tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo turinde umubyeyi kuba yagira ikibazo cyo kuva, tukabikora ari igihe atwite ndetse igihe ari kubyara ndetse na nyuma yaho. Iyo rero icyo kibazo cyabaye, ibyo navuze, ibyo dukora byose ni ukugira ngo tugabanye ingaruka ibyo byo kuva zatera, kuko nk'uko byumva hari ingaruka zigiye zitandukanye. Hari ko umuntu yava ariko tukamuha imiti bigahagarara, hari n'ushobora kuva bikagera naho biba ngombwa ko tumuha amaraso, hari noneho n'ushobora kuva bikaba ngombwa ko yenda niba yari yabyaye neza ashobora no kujya ashobora kubona uko abagwa ibyo ngibyo. Ariko ibyo tuba byose kugira ngo umubyeyi ubuzima bwe bukomeze buhari ndetse n'ubw'umwana we. Ibyo rero nk'uko bavuze, mu by'ukuri iyo umubyeyi agiye kubona akabona we iyo habaye ikibazo cyo kuva, yenda abandi bose babyaye byagenze neza, numva ko bishobora kugiraho ingaruka zigiye zitandukanye zo kubyakira. Ariko icyo dukora cya mbere ni ukumusobanurira kandi tukamenya ibyo turi gukora n'icyo biri butange. Akenshi icyo gihe twafatanyije nawe urugendo bigabanya byabo byo kuba yagira ibibazo. So ikindi nuko tugabanya, navuga za ngaruka, tuvuge niba ari avuye hakiri kare tugakora uko dushoboye ku buryo tumukorera ibishoboka byose ntagire ku rwego ahabwa amaraso. Ariko nanone tukaba tubizi neza ko amaraso ni ngombwa. Amaraso buriya niyo mpamvu n'abantu batanga amaraso ndanire n'akanya ko kubashimira cyane, kuko buriya amaraso hari ubuzima bwinshi aramira bw'ababyeyi ndetse n'abw'abandi bantu bagiye batandukanye. Iyo binabaye ngombwa ko habwa amaraso, nabwo tubikora mu gushaka yuko bitagera hahandi yenda ashobora nko kujya kubaho, ashobora no kuba ari kubaba nabwo akayahabwa, birumvikana, ariko cyane twanga yuko ubuzima bwe bwabura. Ibyo rero iyo birangiye tugerageza kumusobanurira, dushobora kumuha akanya, ariko nanone tukabwira n'umuryango yuko
ugerageza kuba hafi ye cyane cyane bitewe n'aho byageze, bitewe n'ingaruka zabaye mu guhagarika bwa burwayi. Rero hari abo biba byoroshye, hari n'abo bisaba mu by'ukuri ko tuganira nabo igihe gihagije, ariko kandi noneho nyuma y'umubyeyi yatashye yavuye kwa muganga buriya ntabwo biba birangiye, tubasaba ko bakora icyo nakwita nko gukomeza gukurikiranwa nyuma yo kubyara. Buriya biba ari byiza ko icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu ndetse kugera ku cyumweru cya gatanu dukomeza gukurikirana umubyeyi tuganira nawe ku bintu bigiye bitandukanye, kuko buriya ibyo baba bakeneye biba ari byinshi. Hari ukuba ari ukonsa, tuvuga hari umubyeyi ashobora kuba atari inshuro ya mbere abyara, inshuro yenda ya kenshi biramworohera cyane, ariko rero bidakunda. Hari uwo ari kwibaza niba agomba kuringaniza urubyaro cyangwa se atari bubikore iyo yitakorewe kwa muganga. Ibyo byose aba akeneye kubiganiraho, ndetse kuberana no kubyara turabizi neza yuko nubwo ari igikorwa cyiza ariko binababaza. Hari n'ugira akaga trauma cyangwa se akagira ikibazo cyo kuvuga ati bwabo bari nagize byongeye igikambaho, ese ubu umugabo yongeye ejo akandura irindi akakanya nakongera akasubira hahandi. Niyo mpamvu ibyo byose biba bikenewe muri kwa kuganira n'umubyeyi nyuma y'uko kubyara, ko tuba tuzi ko bitarangiye, ariko cyane na famille ikabimenya, kuko akenshi umuryango uba wishimiye akana kavutse, bakibagirwa umubyeyi wamaze y'amezi 9 yose bitamworoheye, ndetse na yanzuro yaciyemo navugaga yo kubyara, noneho akaba yanagira n'ibyago byo kuva. Ubwo ko umubyeyi akeneye kwitabwaho cyane n'umuryango n'abaganga. Ubivuze neza, umuzezi umuryango. Reka Dr. Niyomwaya dufashe, umuryango usabwa iki kugira ngo ufashe uyu mugore wahuye n'iki kibazo? Icyo kintu igomba kumufasha, sinzi niba nagenda kuri ibyo direct, n'abandi bako tugomba kubaza kumenya ni ava gute, kubera hehe, ikibazo kiri hehe gituma ava. Hari nk'uko Dr. Nirusha yabivuze, hari ukugira usanga ingobyi itifunga, iti contracta. Iyo ni impamvu imwe ya mbere, kandi ni nayo ikunze kuba, kuko buriya igihe umugore atwite, buriya mu maraso biba bimeze gutya. Hanyuma rero nk'uko mubibona hano, ibi niho amaraso anyura, biridirata kugira ngo umwana abone amaraso menshi y'umubyeyi. Yamara kubyara bikifunga, bigafata ya mitsi. Hano rero hejuru hakazaza icyo bita za clou plaquettaire, ifunga amaraso gusohoka. Ibyo rero twavuze yuko nyuma yo kubyara umuntu agomba kureba niba n'umubyeyi yibumbye neza. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, urabona aho umwana yanyuze. Ababyeyi buriya tujya tubasaba nyamuneka ntusunike ubu, kuko igihe umwana agenda amanuka atuma umubyeyi ashaka gusunika ngo asohoke. Icyo gihe rero ryasunitse, umukondo w'umura utaraguka bihagije, umwana arahaca cervix, umukondo w'umura. Bishobora rero gucika bikagera ku mitsi n'imitsi myinshi, umugore w'umubyeyi akava. Ibyo ni impamvu imwe nyinshi, cyangwa mu gihe agasohoka agenda atera ibisebe mu gitsina cy'umubyeyi. Nabyo abantu bashobora kwibaza ko ntabwo ari amaraso menshi, ariko uko amasaha agenda, iminota igenda, niko agenda ari menshi. Nk'uko Dr. yababwiye, batangura kuvuga ko umubyeyi yavuye cyane igihe amaze kurenza mililitiro 500. Mililitiro 500 murabona ntabwo ari menshi, ariko mumenye ko igihe umugore yabyaye rimwe na rimwe umubare robine bafunguye ashobora kuva kuriya, cyane cyane nk'igihe habaye inkomere ku mitsi. Rero cyangwa igihe habaye nyamabyeyi yaturitse, icyo gihe umubyeyi ashobora kuva cyane. Hari n'ibindi, aho yaturitse hehe, niyo yaturitse hejuru cyangwa yaturitse mu mpande. Niyo yaturitse mu mpande ho niho habi cyane. Nicyo gituma rero abantu bagomba
ababyaza tugomba kumenya ni hehe, ni iyihe mpamvu ituma ava. Icyo gihe bareba nk'uko yabivuze, kureba ingobyi basanga ari nta kibazo, bakareba ukuntu bakanda bagatera ya miti ituma matrice nyamabyeyi yibumba, ariko rero bigomba guhagarara. Ubonye bidahagaze reba izindi mpamvu. Icyo gihe tugomba gushyiramo ibyo speculum by'amavalve, ukareba mu gitsina niba nta bisebe biri hariya kure, niba nta bisebe biri ku mukondo w'umura. Wabona ari bizima ukazareba ukuntu ugira icyo bita ukambara amaga maremare agera hano mu nkokora, kugira rero ngo winjire urebye ukuntu bamusezeza bamuha ka anesthesi, cyangwa igihe wihuta ukareba ukuntu wareba hose niba hadacitse. Igihe rero usanze ariko bimeze bahacitse, ako kanya mu minota 10-15 kuri bloc operatoire kubaga, kudoda, ariko hakaba n'igihe udashaka naho wadoda ntacyo byamara, ugomba kuvanaho amabyiga, icyo bita hysterectomie. Ibyo rero ibintu byitwa speed, ntabwo navuze amaraso, ibyo ni Dr. David yabivuze neza, amaraso ni ikintu cya ngombwa. Utubwiye uko abaganga muhita mufasha umugore wahuye n'iki kibazo, ariko noneho tubwiye no ku umuryango wo ukora iki? Umuryango icyo nshaka kuvuga, umuryango ugomba hari ibintu ntabwo ari byinshi navuga. Kera najyaga mbona ndiko ndabyaza umubyeyi, nyuma yaho nkazabona umugabo aza yinezerewe yari yabyimba, ariko ntabwo yari ahari. Ababyeyi ugasanga n'umumama yarekeje n'inshuti n'umumama kugira ngo amenye n'uwo muntu ubyara. Ifo ko menya ko umuntu abyara afite ari ubuzima bumeze gutya. Ntaze azi ngo reka ngende n'inyari byeri hamwe n'inshuti tuganire turebe umupira bikino, aze amwegere, asanze byagenze nabi akatanga kumera nabi abaganga, peut-être atanazi n'intambara bagiyemo. No, ifo ko amwegera umubyeyi nawe, kandi buriya ababyeyi babyaye emotion bafite ni irakabije. Gushaka kubona umugabo amuri iruhande, kubona umuntu akunda amuri iruhande, icyo kintu aba anezerewe no kwereka umugabo, dore umwana wacu, kuko ni intsinzi ye. Ukaba ashaka watsinze amashuri, waba ushaka kubyereka ababyeyi bawe, hasi rero wabyariye umuntu akana. Ibyo ni ibintu. Hanyuma rero ibyo byarangiye, igihe umuntu yabyaye ni ukumuba hafi, ibyo navuga. Reka turebere hamwe tujyambo atugira ibyo umugabo ushobora kumubwira ati njye nabyaye munsi, ariko turebe umuryango ushobora gutuma umugore akomeza kuguma muri bya bihe, nanone agasubira muri bya bihe ku buryo mu mutwe bigenda bigasubira inyuma burundu, kuruta uko numva aba yaraje kwa muganga kubareba akagenda ameze neza, n'uwo akazajya kugaruka. Icyo gihe bigenda umuryango ugenze gute kugira ngo afashe wa mugore kugira ngo umwumve ibyo kurusha. Urakoze, ngira ngo Dr. natubwiye neza cyane akamaro k'umugabo cyane cyane mu gihe cyo kubyara, ndetse na nyuma yaho gatoya ko haba ari ikintu gikomeye cyane. Ariko yego ndahita mvuga iyo umuntu yamaze kubyara aba ashobora kumugera gusama. Ese ni uruhe ruhare umugabo afitemo cyangwa se umuryango? Aho ngaho niho tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, kuko abantu ko bagira icya kibazo cyo kuva n'ibindi, hari abantu bafite ibyago cyane kurenza abandi, nubwo buri mubyeyi wese tumufata nkaho bishobora kumubaho, ariko hari abafite ibyago cyane.
bikaba ari byiza rero yuko umubyeyi kugira ngo asame agomba kuba yiteguye. Ibyo ngibyo rero niho handi usanga umuryango ufitemo uruhare. Tuvuge PDO kuri nyuma y'aringaniza urubyaro, ntabwo buri umumama we yashashe gufatamo icyemezo akenshi, nubwo ashobora kubifata, ariko iro byiza yuko nk'abantu tubafatanyije urugo babiganiraho bakanabyemeranya. Iyo nk'ibyo ngibyo bitabaye bikibazo, hari hamwe rero cyangwa se hari ingero zimwe na zimwe tujya dusanga nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu bavuga ati maze kuba wafishurisha mutubaza basubire n'inshuro 5 abaganga bambwiye ubutaha nagera byose amatamara kugira ibibazo byo kuva, ariko ntabwo uwo dufatanije urugo yenyarara ikoho naringaniza nk'urubyaro bigasanga ikibazo cyane igihe bafite igitsina kimwe. Urumva rero ko badite yaguze yenda bafite ababo gusa turacyashaka nuko, ariko ntari ukuri bwa buzima bw'umubyeyi umaze kuba bishuri n'inshuro 5, cyangwa se no kuba afite n'ubundi burwayi, afite uburwayi bw'umutima, afite uburwayi umuvuduko w'amaraso, afite diabete, afite n'uburwayi bwinshi, bigaragara yuko ubutaha yongeye gusama atari yitegura ishobora kumuviramo ingaruka. Aho ngaho barahita wumva ko mu by'ukuri umuryango tuba ugira akamaro gakomeye cyane ko kumvikana, ariko no kureba kuri bwa buzima bw'umubyeyi kubigiramo uruhare. Ikindi cya kabiri cyagiye noneho umubyeyi yasamye, ngira ngo yigeze kutubwira neza avuga ati abantu bagomba kuza kwa muganga inshuro nyinshi iyo batwite. Ubu ngubu banasabwa byibura kuza inshuro 8, ubwo nico ya mbere twavugaga enye ariko buzageze ku 8, cyane cyane kubera bya bibazo ababyeyi bagira nko mu mezi 2 ya nyuma, aho usanga umubyeyi ashobora kuza kubyara hashize amezi 2, nubwo yaba arikurikiranye inshuro 5, ariko muri ya mezi 2 ya nyuma ntazi niyo handi ushobora gusanga n'umwana yaragize ikibazo bitumenye. Aho rero usanga muri ya mezi ya nyuma tusaba ko abantu baza ku buryo bwegeranye cyane kurenza na mbere yaho. Ibyo ngivyo nabyo akenshi umva ibishoboka atari umuryango ubimushyigikiyemo, ko hari igihe umuryango ubotse isoro rya bwa uratwita, ariko nta mpamvu yo kugira ngo uzajye uhora ujyayo buri munsi biriya batabwira si ngo ugasanga rwose umubyeyi aje kwa muganga inshuro nk'imwe cyangwa se ntariza naza n'ibisabye bifatiye mu rugo. Aho ngaho urumva ni n'urundi ruhare rw'umuryango rukomeye cyane. Ibyo ngibyo rero niho nagira ngo twumve neza yuko nubwo tuba tuvuga ngo kuva nyuma yo kubyara n'ibindi ko twese dushobora kugiranamo kugira uruhare kugira ngo tugaragaze kugabanya ibyago byo kubita ikibazo cyabo. Ariko noneho na nyuma yaho niba byabaye yatashye ni ukumenya ngo uriya mubyeyi akeneye gukomeza kuba hafi, ntabwo ari kugira ngo turebe umwana musamara twese turamukeneye twibagirwa umubyeyi. Baje bose baraza bakavuga ngo tuje kureba bebe, ariko bakibagirwa umubyeyi na bya bibazo byose yagiye. Baje kureba bebe ariko baje kureba na mama we, ndetse baranafatanya umwanya wo kwibuka za nzira zose yaciyemo, ndetse yagize n'ikibazo cyo kuva nawe bakagarika kuri rwose bamwishimira bakamufata, bagafatanya nawe kwishimira ubutwari bwe yagaragaje muri za nzira zose yaciye muri byaciyemo, ndetse no kuba bafite umwana aho ngaho. Ibyo byose birafasha cyane. Njye nashaka kongeraho imirimo. Mu Rwanda abantu benshi ni abahinzi, kandi mu bantu bahinga abagore bafitemo uruhare runini. Rero umuntu agomba kureba ukuntu umuntu atamwicisha akazi yamaze kubyara. Ubu rero hari n'ikindi, ubu abatari abahinzi barakora. Ubu ibyo bagomba tubwiye gushimira leta yacu yongeye ukwezi kuri ya mezi ababyeyi bari bafite yo kuruhuka. Ntabwo twavuga kuva kw'amaraso ngo twirengagize kugira umuvuduko w'amaraso. Kugira umuvuduko w'amaraso ubundi byo biza ryari? Dr. David. Barakoze cyane yanshe ijambo ni ibibazo bibiri byombi, ahari cyose buri kimwe umuntu agifasha akakivugaho yamara n'umunsi wose ari kukivuga. Kiriya cyo kuva cyane kubera uburyo ari ikibazo gihangayikishije cyane, ariko noneho urumva tukivanze cyangwa se tuyihuje n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko kiri buze guhura cyane na bya bindi twigeze tuvuga ku bijyanye no kuva umuntu amaze kubyara, ari naho akenshi abantu bibazaga bati se mu kubyirinda mu bise ko twavuze mbere yo gusama ibigomba gukorwa, ari nako kwa kwivuza kenshi, ndetse n'ibikorwa umuntu ari kubyara ndetse na nyuma yo kubyara. N'umuvuduko rero w'amaraso naho nuko ubu noneho aho utandukaniye no kuva nuko utangira akenshi tuvuga yuko ujyanye no kubyara no gusama cyangwa se no gutwita ari umuvuduko utangiye nyuma y'ibyumweru 20. Ubwo yenda ngize mu bya abadukurikiye benshi bakumva nyine nyuma y'amezi 5. Uwo muvuduko rero utandukanye n'undi muvuduko w'amaraso akenshi abantu bandi basanzwe bashobora kugira, ko hari indwara bita hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso uri hejuru.
abantu bashobora kugira, ashobora kuba ari umwana, ari umukuru, ari umuto cyangwa se urimo hagati, bakawugira ukaba ari uburwayi buri aho ngaho buzamara igihe kirekire, abaganga bakabukurikirana bakabuvura. Ariko noneho umubyeyi wese utwite rero tuba tuzi ko afite ibyago byo kugira n'umuvuduko w'amaraso watewe no gutwita gusa, kuko ya nyuma cyangwa se placenta cyangwa se ingobyi iza, murumva yuko ari nk'igice umubyeyi aba adasanzwe afite, asanzwe hari yenda hari umwana wiyongereyeho, ariko hari na ya ngobyi yiyongereyeho. Iriya ngobyi rero ikintu cyose buriya bashyira mu mubiri wacu, hari igihe umubiri wacu ushobora guhita uvuga uti ni igiki kije muri uno mubiri, ese reka nkore ingabo cyangwa se nkore abasirikare bo kugira ngo bahangane n'icyo kintu. Nabivuga nk'iyo habaye uburwayi. Hari igihe rero bibaho nanone yuko nk'umubyeyi watwite umubiri we ushobora gufata ya placenta cyangwa se ya ngobyi nta hari ikibazo rimwe na rimwe, noneho muri icyo gihe bigatuma imitsi ijyana amaraso igira impinduka, yagira impinduka ikaba mitoya, yaba mito no kuvuga ngo amaraso niba yacagamo murumva ko acamo ku buryo navuga asa nk'abyigana. Ni nk'uko wafata agatiyo k'amazi, buriya agatiyo k'amazi urumva itiyo ntoya ushyizemo amazi aza asa nk'aho ari kubyigana ugereranyije n'itiyo nini. Ni ukuvuga ngo rero n'imitsi yacu ibisanzwe amaraso acamo ku buryo bworoheje, ariko muri icyo gihe habaye ikibazo kubera gutwita iregerana cyane, yakwegerana cyane igatanga ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ariwo dukunda kwita preeclampsia. Iyo rero preeclampsia iba ari uburwayi nabwo navuga bukabije butandukanye n'umuvuduko w'amaraso usanzwe, tuvuga ko ariyo iyo ibaye nyuma y'ibyumweru 20, kuko mbere y'ibyumweru 20 placenta akaba kakiri gatoya cyangwa se ingobyi bikiri nto itari yatangira guteza ibyo bibazo byose, ariko iyo yazamutse bigeze ku byumweru 20 tuba tuzi ko ishobora kubitera. Icyo gihe rero bisaba ko dukurikirana cyane umubyeyi ndetse n'umwana, kuko murumva ko wa mwana ufite imitsi hahandi umubyeyi n'imitsi yabaye mito y'amaraso aza bigoranye, urumva ko n'umwana ashobora kuba atabona amaraso amugeraho, ariko noneho ya maraso hari n'ibindi bice byinshi atageraho neza. Umva hari umwijima, hari ubwonko, hari ibice byose bisanzwe umubyeyi afite bishobora kuba byagira ikibazo cyo kwangirika bitewe n'icyo kibazo. Ibyo rero biri mu mpamvu zikomeye cyane twebwe tujya tubibona iyo ababyeyi baje kutwivuzaho, turababwira tuti oya ntabwo ikintu cya mbere cyihutirwa yenda ari ukuza kundeba cyangwa kugira ngo tubukorere ecography, turabaza tuti ngira ngo ni nabyo nyirimo yakora nanjye nabyo nkora, turabaza tuti ese umuvuduko w'amaraso wawe wagufatiye aho ngaho. Akenshi ugasanga ntibanazi ibyo ari byo, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu tubikora nuko tuba tugira ngo twirinde cyangwa se twitonde umuvuduko w'amaraso utazamuka bitewe no gutwita, ari byo twavuga byitwa preeclampsia, bisaba gukurikiranwa cyane iyo byabaye. Ni ibihe bimenyetso umuntu ufite umuvuduko w'amaraso agira ku buryo yahita avuga ati reka nze kwa muganga? Ariko nabivuze d'abord kubyimba amaguru, icyo nicyo kintu njye navuga cya mbere, kandi ukabona ko kubyimba amaguru bigenda bizamuka n'umuvuduko w'amaraso ugenda wiyongera. Umuvuduko w'amaraso wiyongera no mu mutwe, ugenda ubabara umutwe kandi bene aha, ntabwo ari bene aha, ntabwo ari hano mu misaya, hano nk'umuntu wambaye kasikete n'ibyo. Icyo gihe rero icyo ugomba gukora ni kugenda kwa muganga bakakureba umuvuduko uko umeze, bakakwandikira imiti, icyo gihe bishobora kugenda byoroha. Uje kare nibwo byoroha vuba, kandi nibwo bidasaba za doze nini y'imiti. Reka mbashimire Dr. Nyirinkwaya ko witabiriye kino kiganiro. Reka Dr. David namwe mbashimire ko witabiriye kino kiganiro. Reka mbashimire cyane mwe mwese mwakomeje gukurikira kino kiganiro kuva gitangira kugeza kano kanya. Ikiganiro ni RSOG Talk Show, nitwa Ange Gaga Amahoro. Reka tuzasubira ubutaha, mugire umugoroba mwiza.